Hari igihe ukora cyane rwose mu gitondo ukazinduka, amasaha nimugoroba rwose ukaryama utinze kubera kuguma mu kazi, ariko rimwe na rimwe wareba iterambere ryawe ugasanga ni ntaryo, ugasanga urimo gukorera inda yawe, ugasanga nta kindi gikorwa na kimwe cy'iterambere ugeraho, ahubwo ugasanga n'ibyo kurya wariye rimwe na rimwe bidahagije, kandi gukora rwose nta muntu n'umwe ukurusha gukora, nta muntu ukurusha kuzinduka. Niyo mpamvu rero tugiye kubagezaho rumwe mu rutonde rw'imirimo cyangwa se rw'utuzi ushobora gukora ariko iterambere ryawe rikaba ntaryo. Nyuma turabagezaho ubujyanama bw'uburyo wakwitwara, rw'amahitamo wakora ku buryo icyo ukoze gitera imbere. Twongeye kubasuhuza rero inshuti za Shishoza TV1. Uyu munsi tugiye kubagezaho urutonde n'ibisobanuro by'imirimo ushobora gukora ntutere imbere, ugasanga umuntu arakora cyane, arabyuka mu gitondo, aratanga abandi, araryama atinze kubera gukora, yewe weekend ntazo, nta kiruhuko na kimwe afata, nta kandi kamaro yikorera, ariko nubwo yabyukiye mu kazi ka buri munsi ugasanga iterambere ntaryo. Dore rero rumwe mu rutonde, utuzi ni twinshi cyane turaza kubagezaho, ariko dore rumwe mu rutonde rw'imirimo cyangwa se rw'utuzi ushobora gukora iterambere ryawe ugasanga urakorera inda yawe, ugasanga urahorana umunaniro, ugasanga umwaka umwe urahise, 5 irahise, 10 irahise, 15 irahise, igihe cyose uzaba ukiri muri ako kazi, ariko wazajya kureba ugasanga nta gikorwa cy'iterambere wagezeho, ahubwo urisangana umunaniro uhoraho, umunaniro wa buri munsi, kandi nta kindi kintu wabashije kwigereraho. Akazi ka mbere rero ndahera ku kazi ko gutwara ababosi. Ukaba umushoferi ukagenda mu modoka nziza cyane, ya yindi tuvuga ngo iyi modoka ntibonana. Rwose aho utambutse, aho uparitse, nuko ubonye akagira ngo uri boss kubera ko wambaye agapantaro gateye ipasi, wambaye agashati gateye ipasi, yewe urasa neza, imodoka urimo yo sinakubwira rwose urasa neza. Ukabyishimira, ukumva uri mu minyenga mu buzima bwa buri munsi, ariko bajya kuguhemba ku kwezi ugasanga ku munsi wa kabiri w'ukwezi nta n'umuntu wakwaka inote y'ibihumbi 2 ngo uyibone, nta wakwaka inote ya 5 ngo uyibone. Ukagira ngo wenda niwe ucunga amafaranga nabi, ariko wazareba ugasanga nabo mukora akazi kamwe nta n'umwe wagize iterambere ageraho. Ikizakubwira rero ko akazi urimo gukora nta kintu kazakumarira nuko mu myaka 5 uzasanga nta kintu wasigaranye, mu myaka 10 usanga ntacyo wasigaranye, ariko aho ngaho uzaba wanatinze. Ahubwo uziha intego mu gihe cyose uri mu kazi ko kutarenza byibuze imyaka 4 cyangwa 5, niba ko kazi ubona ugerageza kudasesagura, ukagerageza kugakora cyane n'imbaraga zawe zose, ukabona nta kintu urimo gukuramo rwose, ako kazi uzahite ukareka, uteganye guhindura akandi kazi. Kandi ku musozo w'iki kiganiro ndaza kukugezaho ubujyanama bw'uburyo wahitamo akazi wakora, waba wikora waba ukorera abandi, ariko byibuze hakagira igikorwa cy'iterambere wigezaho. Akazi ka kabiri rero uzakora ntutere imbere muri bihugu by'umwihariko bya Afurika, gukora kuri reception cyangwa gukora akazi gatuma wakira abantu. Aka ni akazi uzakora buri munsi, kazagutegeka gusa neza, kazagutegeka guhora ugaragaza isura yishimye nibwo waba ubabaye, ariko mu by'ukuri ku kigo ukoraho uzasanga abandi benshi bakoramo bakurusha n'umushahara, wirirwa ubakira, wirirwa ukora serivisi zose z'ikigo z'ingenzi, ariko nujya kureba umushahara wawe usange ni umushahara wa ntawe. Umwaka umwe uzashira, 2 zashira, kugeza kuri 5, yewe no gukomeza n'ubitindamo, uzasanga imyaka yose uzamara kuri uyu mwanya, igihe cyose uzaba hatinze nta terambere bizakugezaho. Simvuze ko aka kazi ari kabi wakareka, ariko igihe cyose uzakora akazi ukabona nta mpinduka kaguha, uzagakore wizirika umukanda, uteganya gushaka ibindi washoramo, uteganya gushaka akandi kazi wakora, kuko aka kazi by'umwihariko si uko udakora cyane, si uko udasevinga, si uko utabasha kubika, ahubwo mu miterere yako nuko aka kazi gateye. Nta kazi kabaho, ahubwo akazi nakaguha umushahara, akazi ubasha kubonamo amafaranga afatika, ku buryo wavuga uti mu myaka runaka mfashe inguzanyo, nguza ikibanza, ndubatse, mu myaka runaka mpinduye ubuzima, narindi ku rwego runuru, uru rwego nduvuyeho ngiye kuri uru, ukabona ko iterambere ryawe rigenda rihinduka umunsi ku wundi. Akazi rero gakurikiyeho ni akazi k'ubusekirite. Aka kazi uzagakora uzirirwa ku gipangu cyiza, rwose uzambara umwenda w'akazi, wambara inkweto iremereye, ugire ngo uri bosi,
ariko ku cyitwa ikofi yawe nta terambere uzabona muri aka kazi. Nk'uko natangiye mbivuga, ikizabikubwira ni uko uzabona buri wese muri ku rwego rumwe igihe cyose ukwezi gushira yahembwa ku munsi wa kabiri ukabona nta mafaranga na makeya wa mwaka niyo yaba inoti ya 2 ngo ayiguhereze. Akazi kazatuma uhora mu madeni, akazi ubona ko ugakora amasaha yose ariko wahiga iterambere ryawe ukaribura, atari uvuga ko yasesaguye, ahubwo ari kwa kundi ubucunga ubusa ugacunga ubusa bukimara. Akandi kazi gakurikiyeho rero ni akazi ko gukora mu bigo by'ubucuruzi cyangwa se gukora ye niyo yaba umuntu ku giti cye umufasha mu bucuruzi, umunsi ku wundi wirirwa wakira amafaranga ye, wirirwa uyabara, wirirwa umuverisa ku mugoroba, ugakora ugatutubikana ugataha wananiwe amasaha yawe yose, ariko wajya kubona ukabona kongeje inoti ya 2 ku kwezi akakongeza 5 se kugira ngo utamucika, ariko mu by'ukuri aka kazi nta kintu na kimwe kazakugezaho mu gihe cyose udahinduye umuvuno ngo wajya gukwikorera mu byawe. Uzasanga rimwe na rimwe yewe yemera n'abana bawe ku ishuri akabarihirira, ariko ujye utekereza ngo ararihira aba bana banjye kubera ko nagiye mu kazi ke, kuko umunsi warwara ntago yakomeza kurihirira abana bawe. Ntago ibyo byubaka izina ryawe, ntago ibyo bikubaka, ntago byubaka ubushobozi bwawe, ahubwo icyo biri bukurinde icyo biri buguteze ni umunaniro w'akazi no kukurinda gutekereza ibyawe ku giti cyawe, ukajya uhora ukora ku nyungu z'abandi, abandi bakunguka bagatera imbere, nabyo ni byiza, ariko by'umwihariko ugomba kubanza ugatekereza iterambere ryawe mbere y'uko utekereza iterambere ry'abandi. Nyamuneka niba uri muri utu tuzi dukomeje kuvuga, ubitekerezeho neza ufata icyemezo, nubwo gufata icyemezo nabyo bigora, ibingibi turaza kubigarukaho, ariko niba udafashe icyemezo umenye ko ugiye gusaza utyo, uzasaza ubunze imbehe mu bakazana, ibyo bita kubunza imbehe mu bakazana. Akandi kazi gakurikiyeho ni ukuba umuweta cyangwa se bano bantu bakora mu kabari, bakora muri serivisi. Aka nako ni akazi kazagusaba guhora umwenyura, kazagusaba guhora wambaye neza, ariko umunaniro w'akazi gutaha nijoro ntibizatuma witekerezaho, yewe kabone ibyo bazagukorera byose, ariko nta terambere uzagira. Namwe muzabirebe, mwe mukurikiye kino kiganiro, nizere ko muri butwandikire muri comment mukavuga uti ngewe nabonye umuntu wakoze kano kazi yiteza imbere. Icyo tuno tuzi twose twagufasha ni ukudukora, ukizirika umukanda, ugasevinga, bityo ukabasha kugira ibindi bintu ushoramo, nubwo nabyo biba bitoroshye. Ubwo rongera ngo murabyiyumvira. Akandi kazi uzakora gutera imbere bikakugora, gucuruza utubutike dutoya two muri karitsiye. Aba bantu iyo ugiye kubireba ubona muvoma ziri muri serivisi zabo ari nyinshi, abantu binjira abandi basohoka, ariko wareba umwaka 1, 2, 5 ugasanga nta terambere arimo kugeraho. Kubera iki? Udufaranga yunguka ni dukeya, kandi birasaba ko ariho hagomba kumutunga, birasaba ko agomba kuryamo. Bityo rero kugira ngo uzabone umuntu wacuruje butike agatera imbere, akava ku rwego rumwe akajya ku rundi, keretse iyo afite igishoro kinini agacuruza butike nini cyane ifatika, aranguza se cyangwa se afite iseta nini ifatika ku rwego rwose rugaragarira buri umwe. Naho kuvuga ngo ucuruje ka butike gatoya bizakugora, nta terambere uzageraho mu buryo bworoshye. Akandi kazi uzakora ntutera imbere, akazi ko gutwara abagenzi, wakora ikimotari, waba uri umushoferi wa bisi runaka, bizakugora kugira ngo utere imbere, kuko aka ni akazi igihe cyose gasaba imbaraga nyinshi, ntabwo kaguha umwanya wo gutekereza, nta kindi kintu ushobora gutekereza gukora, kandi kizakubwira ko ari akazi nako katoroshye nuko iyo maze guhembwa usanga nta kintu igihe cyose usigarana. Igihe cyose uzabona aka kazi ugakora, nyuma yo kugakora ntugire ikintu usigarana, uzamenye ko uri mu buyobe, nta kindi cyemezo ugomba gufata usibye kugerageza guhindura mu maguru mashya, ugahindura aka kazi mu buryo bwihuse. Akandi kazi rero kuzakora ntutera imbere, akazi ko kuba umwarimu, yemwe no kuba umuyobozi w'ikigo. Aka ni akazi kazaguhesha icyubahiro mu bandi, uzagaragara nk'uwambara neza, uzagaragara nk'umuntu wiyubashye, ariko ku cyitwa amafaranga, nta mafaranga rwose uzabona yaguteza imbere ngo aguhindurire ubuzima. Uzarya, uzabaho mu buryo buringaniye, ariko nyuma y'ibyo byose nta terambere rindi ry'umwihariko uzagira. Uzarera abo uzareba baguce mu maso, ejo baguce bari mu mamodoka meza, wowe ukiri mwarimu. Abo uzarera baguce mu maso,
ejo baguceho mu mamodoka meza, mu mazu meza bubatse amakadasitire, usigara uvuga ngo ngewe nigishije runaka, nigishe minisitiri runaka, nigishije perezida runaka, umucuruzi runaka naramwigishije, umudepite runaka naramwigishije, ariko wowe uzaba ukiri wa wundi, nta rindi terambere uzaba waragezeho usibye icyubahiro gusa cyo kuvuga ko uri umurezi. Ibi ngibi rero nabyo ntabwo ari bibi kubikora, ariko igihe cyose uzabikora ukabitindamo, uzamenye ko iterambere ryawe mu nzira iganisha ku bukire ntayo utegereje imbere yawe. Akandi kazi uzakora gutera imbere bikakugora, ubuzunguzayi n'uburaya. Ubuzunguzayi si uvuga ko ari akazi katabona amafaranga, n'uburaya si ukuvuga ko nubwo ari akazi katemewe, ariko si uvuga ko ari akazi katabona amafaranga. Ariko igihe cyose uzicara ukagira imitekerereze yo hasi, ukumva ko akazi kawe ugomba gukora ari uburaya, ukumva ko utahindura, ukava mu bintu bibi, ukava mu mico mibi, ukaguma mu mico yo kwicuruza, niyo wabona igishoro kingana gute nta terambere na rimwe ushobora kuzageraho. Akandi kazi rero nk'uko twari tubikomojeho, akazi k'ubuzunguzayi, igihe cyose uzakagumamo wirirwa urwana na leta, ayo ubonye ku munsi umwe bakwambuye, ku wundi munsi wayacyuye. Igihe cyose utazakora ibyo ngibyo, byibuze uvuge uti inyungu nkuyemo umunsi umwe gusa, ngiye guhita mpindura akazi, ngiye mu kiyedese, nubwo nako ari akazi katoroshye, ngiye guhindura umurimo runaka. Igihe cyose uzatina muri ako kazi, nabwo nta terambere uzakuramo. Akandi kazi uzakora ntutere imbere, igihe cyose uzaba uri umufundi, uyu mufundi nyakabyizi, ubyukira ku mazu y'abantu rwose, amataje runaka ukayubaka, ukayakorera design, ariko igihe cyose kubera umunaniro ukuramo ukaguma muri ibyo, ubwo buzima muzabona benshi banyura ku mataje runaka, akavuga ati iriya taje ninjye wayubatse, yaca ku yindi ati ninjye wayubatse, ariko iwe ugasanga aracyakodesha, ndetse no gukodesha nta bushobozi afite. Rimwe na rimwe ugasanga baramusora mu nzu buri munsi, ariko yo yirirwa yubaka amazu y'abandi. Utu tuzi rero twose nk'uko maze kutuvuga, birasaba ko wadukora, ariko ukadukora utekereza uti ndagakora, ariko ndimo gushaka, kandi ndimo gushaka indi mikorere yanjye, ndimo gushaka ikindi kintu nakora. Aka kazi ndimo kugakora nk'ubwugamo, ntazarenzamo imyaka 3 cyangwa imyaka 4, ubundi nkahindura nkajya mu kandi kazi. Akandi kazi uzakora ntugire iterambere ugeraho, akazi ko guhora uhingira abandi, ukajya guhingira abandi, ugahera ku wa mbere ukageza ku wa nyuma uhingira amafaranga, ariko iwawe mu rugo abana ntibabashe kurya, ukabona bo wahingiye rwose bejeje umusaruro, bahunitse imifuka n'imifuka, ariko wowe ugahorana inzara iwawe mu rugo. Mu by'ukuri aka ni akazi uzavuga uti reka ngakore, nimara kugakora igishoro nkuyemo ngure inkoko nyorore, igishoro nkuyemo ngure urukwavu ngorore, mve ku nkoko njye ku ihene, mve ku ihene njye ku nka. Nutagira iyo mitekerereze ngo uhindure, cyangwa se uvuge uti uyu munsi nahingiye runaka, ejo nanjye reka nkodesha umurima, cyangwa se mpinge tugabane, uhindura imitekerereze. Nudahindura imitekerereze nta terambere uzageraho. Uzahinga uzeza, ariko uzeza ibitari ibyawe, imbaraga uzifite, ariko igihe cyose iwawe hahora inzara, uhorana inzara, yewe umwaka 1, 2, 3 urinde usaza utyo, kuko ntago wagize amahitamo areba kure ngo utekereze neza. Mu by'ukuri utu tuzi twose tumaze kuvuga n'utundi tutarondoye, ni ukubitekerezaho neza. Ikindi kintu tugomba gutekereza, usanga abantu benshi biga kubana n'ababosi, ugasanga mbese arifuza ko yagira inshuti z'abakire, arifuza yuko yakwicarana n'abakire, ariko ngiye ntago nakugira iyo nama, kuko igihe cyose wicaranye n'umuntu mudafite ubushobozi bujya kungana, nta jambo azaguha, kubera ko niba mwicaye murimo no gusangira ahantu hari hose mu kabari, nta jambo uzagira. Icyo azavuga cyose bizagusaba ko ukemera, ukaba ndiyo bwana, kugira ngo utajya impaka niba yakuguriraga akareka kukugurira, bityo ubwawe nta mitekerereze uzagira. Ubwonko bwawe buzahora inyuma, kuko igihe cyose wicaye mu bantu, ubwonko bwawe ukajya ubumenyereza ko bugomba guceceka, buzasaza uko, kuko niwo mwitozo wabuhaye, ntago wihaye kwitekerereza. Aho kwiga kwicarana n'abakire, ahubwo gerageza gukora cyane kandi ukore neza. Gerageza kuba umukire, babakire bazizana, aho kubiruka inyuma wifuza ko wahorana nabo. N'ubu umukire bazizana. Ngira ngo benshi muri mwe murabizi,
iyo ufite ubushobozi yewe no mu muryango ni wowe uba umukuru w'umuryango, ni wowe ufata ibyemezo byose, kabone n'iyo ibyemezo byawe byaba bipfuye, ariko kubera ko ari wowe ufite ubushobozi ni wowe ujya imbere, ni wowe babwira bati iki ngiki kanaka yavuze, ugasanga ba bandi bose badafite amafaranga nta n'umwe utinyuka kukunyomoza kubera ko baragendera ku byemezo byawe, nta kundi byagenda. Igihe cyose udafite ubwigenge mu buryo bw'amafaranga, nta cyemezo, nta n'ijambo yewe uzagira. N'abana bawe igihe cyose uzaba ushaje, ariko ushaje udafite amafaranga, bazakubwira ati muze igira hirya twabikoze, busange barapanga gahunda zose, barakugezaho imyanzuro. Ariko igihe uzaba ufite amafaranga, niyo waba uri umusaza gute, ukagira icyemezo ufata, bazakigenderaho kuko baba bazi ko uri umuterankunga ukomeye, bazi ko ari wowe ufata umwanzuro kubera ikofi yawe irabyimbye. Shaka amafaranga, shaka ibintu kandi ubishake mu buryo bwiza, utekereza cyane. Aha rero ntago nagaruka ntatanze ubujyanama. Hari abantu benshi babona ibishoro, ariko babona ibishoro kubera ko batatekereje mbere ni akahe kazi nakora, bya bishoro akabishora muri ya mirimo itunguka, akabishora muri business, ni ibikorwa byiza agiye kwikorera, ariko nubwo yashoye muri business, yashoye muri business itunguka. Wagombye kureba abantu bakoze iyo business ku myaka 5, ku myaka 10, nusanga mu bantu wabuzi wenda bagera kuri 15 bakoze iyo business, nta n'umwe uzi wigeze atera imbere. Ntuzatekereze ko abantu ari gucunga nabi, ntuzatekereze ko abo bantu bakoze batakoze cyane, ahubwo uzahita umenya ko iyo business barimo gukora itunguka. Ugasanga umuntu abonye igishoro, yaba yafashe inguzanyo, yaba yagurishije aho atuye se, ariko igishoro yakibona, ugasanga ubwoko bwa business yahisemo n'ubundi yahisemo business itazamuhindurira ubuzima. Byibuze uzabanze wige kuri business ugiye gukora rwose. Iki cyo nicyo kwitondera. Ugasanga umuntu yagiye gukora alimentation, buri alimentation zirunguka, ariko alimentation zunguka ufite ibintu byinshi, ikindi bikagusaba iseta. Ariko usanga abantu benshi bafite alimentation, n'urugero ntanze, ntago iyo nyigo nayikoze, ariko icyo ntekereza cyo nuko alimentation itakunguka kurusha nko gucuruza kenkayori. Nk'abantu benshi nabanzi bacuruje kenkayori, abantu bacuruje pièce de rechange, bacuruje ibyuma by'amamodoka, abenshi nzi bagiye batera imbere. Abacuruje kenkayori abenshi nzi bagiye batera imbere. Abantu bacuruje amazu cyangwa ibibanza abenshi nzi bagiye batera imbere. Abantu bagiye bakora ubworozi, umuntu agakora ubworozi akazamuka akagera ku rwego rwo hejuru, ukabona umuntu yoroye inkoko, yakoze ubworozi bwinshi, yateye imbere. Ukabona undi yakoze ubworozi bw'ihene, ukabona yazamutse yateye imbere. Ukabona undi yakoze ubworozi bw'ingurube, yazamutse yateye imbere. Icy'ingenzi kiri muri ibi byose nuko we nujya gukora umushinga runaka, uzabanza ugakora inyigo ku bantu benshi, ukareba niba hari abo byagiye biteza imbere. Niba hari abo byagiye biteza imbere, nawe ushobora byibuze gukora ukajya muri abo banyamahirwe. Gukira si ugukora cyane birenze, ahubwo gukira ni ugukoresha umutwe cyane, nyuma ugakora cyane ariko wabanje gukoresha umutwe. Ikindi, kugira ngo uve muri tuno tuzi twavugaga twose tudateza imbere umuntu, bisaba ko ubwawe ubanza kumva ko aho wicaye utagombye guhora uhicaye. Ugomba kubanza kumva ko aho wicaye utarimo kunguka, ahubwo urimo kuhakerererwa. Iyi transition rero, iki gikorwa cyo kuva aho wari wicaye mu myanya y'ubushyuhe, ngo uri umuntu runaka, nyine uri umwarimu, uri mudiregiteri runaka, uri umuntu ukomeye, uri gitifu w'akagari, urinde bya bindi byose namwe muzi. Izo comfort kugira ngo umuntu azikuremo rero nabyo ni urundi rugamba. Ariyo mpamvu usanga abantu benshi bapfira ahantu bari. Ariko ngewe nakugira inama, aho gupfa nabi iminsi yose, wakwicwa n'inzara igihe gitoya, ariko nyuma yo kwicwa n'inzara igihe gitoya, nyuma yaho ukazabaho neza. Ngira ngo rero muraza kutwandikira muri comment, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe kuri Shishoza TV. Ngira ngo muba mwumva ko rwose tuba twabatekerereje. Ubutaha tuzajya tubagezaho imishinga ushobora gukora ugatera imbere. Tubagezeho ibintu byinshi bijya bihombya imishinga, ariko n'ubu dushobora kubivugaho no muri makeya. Usanga imishinga imwe n'imwe ba nyiri imishinga aribo bayihombya, kuko kuba ufite umugore
cyangwa se kuba uri umusore wacuruzaga ikintu runaka, ntabwo igihe cyose bivuga ko umugore washatse ari uza akayobora ya business yawe, ari uza akayobora uruganda rwawe. Ugasanga rero umuntu azanye umugore cyangwa se ashatse umugabo, ugasanga nubwo wamuteretse aho ngo ayobore ibyo ngibyo agiye kubyica, kuko ibyo bintu ntabyo azi. Banza umenye ngo ibi ngibi namubonyemo ubushobozi. Wizana amarangamutima y'ingo, wizana amarangamutima y'abantu babana, nusanga atabishoboye umushingire business runaka yabasha gushobora, ya yindi umenye ko ubwo ngubwo atayishoboye, cyangwa se ushobora gushaka kandi kazi wamuhamo, ariko atari uvuga ngo igihe cyose niwe uhedinze uwo mwanya mu gihe wowe udahari. Ibi ngibi byo ni ukubyigaho neza, kuko nabyo biri mu bintu bishobora guhombya business yawe. Mwakoze kudukurikira rero, akaryoshye ntigahora mu itama, naho ubutaha. Bye bye.